madamu wawe yabyakiriye gute yakubwiye ngo iki? Urakoze cyane papa. Nubwo tubazo tutatubura ariko yarahukanye ntabwo najya kubabeshya arongera aragana n'ibya societe inyungu zacu rusange z'abanyarwanda nkanarwana n'ibyo muri famiye ariko yarabyakiriye nta kibazo. Niba narasaze nkorera igihugu ibyo bisazi nibishaka bizampame muranyihangane ambara neza agapfukamunwa papa. Iyo mbonye umuntu utambaye agapfukamunwa ibyo ndimo byose mba mbihagaritse nkabanza nkamuhwitura. Kazungu amakuru yawe? Cyane amakuru ni meza papa. Akazura kagerereye. Ni urugamba kuko ibyo bita akazi. Ibyo bita akazi ni ibintu babyishyura. Uru rero ni urugamba turiho. Yes ndarumenyere nkuko mwari mumbashije. Yes abenshi rero bati rwose Kazungu ni umusazi. Nibyo koko? Ibintu baba bavuga nibiki? Niba narasaze nkorera igihugu ntacyo nibishaka bimpame. Ariko ubundi Kazu aba bantu babanje ukabankiza hari benshi ba Pascal bandu Imana bande bose bavuga utuntu tw'utugambo ngo uriya muntu akazi yakoze ngo ibiki n'ibiki ngo ntabwo ari seriye. Mbabarira ubanyumvishirize kuri umuntu uri mu kazi neza. Niba narasaze nkorera igihugu ibyo bisazi nibishaka bizampame muranyihangane ambara neza agapfukamunwa papa. Iyo mbonye umuntu utambaye agapfukamunwa ibyo ndimo byose mba mbihagaritse nkabanza nkamuhwitura kuko nicyo cyanzanye mu street nicyo cyanzanye mu mihanda itandukanye no muri za gare zitandukanye muzahambona ahantu hese muzahambona. Byakugiye mu maraso mbega no mu misokoro ahubwo. Hanyuma twiganirire Kazungu nizera ko uri umuntu usobanutse kabisa kuko urumva twebwe hari benshi bagiye badutuma ese mwazatuganirije uriya mu papa ko tubona ari umuntu mukuru. Ubundi Kazungu ni muntu ki? Kazungu ndi umugabo mfite umugore n'umwana mvuka mu ahahose hitwa Kamembe ubu ni hitwa muri Rusizi. Muri ibi bihe rero nanjye nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye nkaba narahagurutse fighting like kurwana urugamba rw'iki cyorezo kimaze no kudutwara abantu benshi kugira ngo nanatanga umusanzu ku gihugu cyanjye. Murakoze. Mwari mumbaze ngo Kazungu ni muntu ki? Ndi umugabo ufite umugore n'umwana. Yes ndumva naba mbasubije ibyo ngibyo keretse niba hari ibindi mwambaza. Reka twikomereze tugenda tuganira muri rusange. Hanyuma Kazu warize amashuri asanzwe? Ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ariko sindi umuswa sindi injiji cyangwa se sindi inka. Uzi kubara ya ndagerageza gutere 10 guteranya 10 iri kangahe? Ni 20. Nizera ko umuntu avuga ngo nguru umusazi n'iki byose ni umuntu usobanutse sibyo? Murakoze cyane. Yes birumvikana niba ufite umugore n'abana ukaba uri umuntu wize amashuri yawe ibi ngibi ukora no gufasha igihugu cyangwa se no gutanga umusanzu ku gihugu cyanjye. Kandi reka mbivuge mbisubire iyi yabaye intangiriro munyihangane mbirambure. Iyo ndebye ibintu igihugu cyacu kidukorera twebwe abaturage mbona nta kiguzi ubuyobozi bw'igihugu cyacu butwishyuje buri kimwe cyose dukorerwa nk'abaturage mbona ntacyo twabona. Rero nanjye kuba narafashe initiative cyangwa se icyemezo cyo gutanga umusanzu wanjye ku gihugu iyi yabaye intangiriro. Hari n'ibindi mfite nzakomeza ndi gutekereza mu mutwe nzakomeza nitugira amahirwe iki cyorezo kikagenza make hari n'ibindi muzakomeza kujya mumbonamo. Murakoze cyane. Kazusa nk'utwibiraho muri make ariko ibyo bintu bindi utegura ni ibiki bitandukanye n'ibi? Gutanga umusanzu ku gihugu cyawe iyo uteye intambwe ukajya mu muganda uba wubatse igihugu. Iyo ufatanyije n'igihugu cyawe mu bukangurambaga ubwo ari bwo bwose bwo guhitura abantu cyangwa se bwo kuyobora abantu inzira nziza bakwiriye kunyuramo burya ubutanze umusanzu ku gihugu. Iyo utanze umusoro neza iyo utanze imisoro neza uba utanze umusanzu ku gihugu. N'ibindi wenda utwo ni dukeya mvuze ariko hari n'ibindi byinshi umuntu yatangaho umusanzu ku gihugu cye. Hanyuma Kazungu ndabona ufite pankarite ziriho amashusho agaragaza ambara neza agapfukamunwa n'abantu mwirabura umuzungu. Wenda mbere na mbere reka mpere kuri iyi brand iki gishushanyo cyawe.
iki gishushanyo cyawe wagikoresheje ku mafaranga yawe bwite? aya ni amafaranga yanjye bwite. Iki cyapa ubona mfite inyuma kimpagaze hafi 30 deja byararenze kuko ngena mpindura page ngena mpindura. Iki mpagaze 30,000. Aka kapa ubona mfite kariho message zitandukanye, kwambara neza agapfukamunwa, twese hamwe biratureba, urayibona? Yes. Irinde kuramukanya uhoberana cyangwa uhana ibiganza. Yes. Urayibona? Wirinde ingendo zitari ngombwa. Yes. Cyangwa se zitateganyijwe. And dukarabe intoki n'amazi meza n'isabune. Aka kapa nabwo ubwaho kamagaze 20,000. Urakoze. Ubu ukumpagaze magaranye senkani. Kasusa nkusubiza inyuma gatoya, ishusho irimo umuzungu nabonyemo hano. Ishusho irimo umuzungu. Yes. Kuki wahisemo aya mashusho? Abazungu, abirabura, kuki wahisemo aya mashusho? Urakoze cyane. Aha ngaha kwambara agapfukamunwa ni kimwe. Ariko kuri no page yindi handitseho ngo twese hamwe biratureba. Njyewe nawe n'umunyarwanda wari wese n'umuzungu n'umwirabura twese biratureba. Uri umuhanga. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Ubwo no kuvuga ngo abazungu abirabura twese hamwe biratureba. Abera n'abirabura twese biratureba. Yes. Byiza cyane. Murakoze. Hanyuma rero hari ubutumwa bwinshi wagenera abanyarwanda. Ariko mbere na mbere reka mbanze nkubaze. Hari imbogamizi ujya uhura nazo mu kazi, hari abantu ubwira wenda bakagusuzugura, ubigenza ute iyo bigenze gutyo? Urakoze cyane. Uru ni urugamba. Nanabwire abanyarwanda badukurikiye ko igihugu cyacu cyaratewe. Twatewe n'umwanzi bita COVID-19 cyangwa se coronavirus. Nta wundi musirikare, nta zindi ndwanyi dukeneye uretse twebwe abanyarwanda ubwacu. Nge nawe nundi no ku mwana muto urabona ko no kuri izi pancarte zanjye haba hariho n'abana. Kwese nta numwe bitareba. Nukuvuga ngo ubwo twatewe ni natwe batabazi b'igihugu cyacu. Nifuza ko abantu tubyumva kimwe. Nkuko rero mwari mumbashije imbogamizi njya mpura nazo bikanambabaza cyane. Iyo mbwiye kwambara umuntu wari wese kwambara neza agapfukamunwa, first of all niwe biba bifitiye akamaro. Kuko njyana nabigisha nkababwira nti iyo warwaye ntabwo ari afande kabera urwara, ntabwo ari ubabara, ntabwo ari youth volunteers ubabara, ntabwo ari polisi ibabara, ni wowe mbere na mbere ubabara. Ambara neza agapfukamunwa kawe urinde ubuzima bwawe urinde n'ubw'abandi. Imbogamizi rero ngira iyo mbonye bibwiye nk'umuntu nkumva donc nkabona ntabyumvishe, mba numva mbabaye. Icyo gihe ukora iki? Ndamwigisha. Ndavuga ati muvandimwe umva mbere na mbere ko ari wowe bifitiye akamaro. Ikibi kino nyagwa rero kino cyago nuko uriya umwe cyangwa babiri banze kwambara neza agapfukamunwa no gukaraba intoki n'amazi meza, ntabwo ari we bigarukiraho wenyine, bigarukira ku gihugu cyose. Urumva? Ni ukuvuga ngo niba afite indwara arayanduza n'undi kandi nawe we utanabigizemo uruhare. Ubu munsanze aha ngaha ngenda nimura position. Kwidepurasa rero birangora. Mva hano ngiremera Kacyiru, Gikondo, Kimisagara, Inyamirambo. Nk'ubu narindi Inyamirambo mu banyeshuri kuri stade kuko murabizi uno munsi ku itariki uhereye ejo ku itariki 8 ya mbere z'ukwa 8 abanyeshuri abari basigaye ku bigo bari gutaha. Uhereye ejo niho narindi, n'uyu munsi niho narindi. Buriya mu nsanze aha ngaha ariho nturutse. Yes, imbogamizi rero zo ntizijya zibura. Iyo mbwiye abantu nkuko mwari mubimbajije, nyamuneka nimwambara agapfukamunwa turengera igihugu cyacu, dutabara igihugu cyacu, turebe ko twasubira mu buzima busanzwe. Ntibabyumve, mba numva mbabaye cyane. Hanyuma Kazu, twabonye urubyiruko rw'abakorerabushake. Kuki utiyunga nabo ngo ukore nk'ibyo bakora, wenda ube wakambara kari akajiri baba bambaye, mbega nawe bikorohere kuba wazenguruka mu baturage utikoreye ibi bipankarite? Kubera iki wahisemo gutya? Yes, urakoze cyane. Ntujye kwifatanya n'abandi bakorerabushake? Murakoze cyane. Njyewe nifatanyije nabo 100%, kuko ari urubyiruko rw'abakorerabushake. Ubu nkweretse muri telefone yanjye abo dukora nabo tuvugana ni benshi.
rwose sindi na kure yabo turakorana. Yes, ubwo uburyo rero impamvu njyewe natekereza ibi bintu nk'agashya nzanye cyangwa se umwihariko mu bukangurambaga cyangwa ubukorerabushake, ku buryo nzajya mbwira umuntu nubwo ntasakuza agahita yumva. Kandi ikindi kintu cy'umwihariko, iyi style cyangwa se ubu buryo mumbonamo, niyo nabwira umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga cyangwa kutumva, iyo ngize gutya byonyine ahita asobanukirwa icyo nshatse kuvuga. Yakurikije abonye nk'ibi bintu bigize nashushanyije. Yes, ikindi murabona no mu mamodoka muzansanga mu marompuwe, abantu baba bari mu modoka ntabwo aba afite umwanya wo kwitegereza cyane. Iyo arebye gutya agize amatsiko yo kureba ubu butumwa ndi gutambutsa, nkagira gutya byonyine ahita akavuga ati kabisa musaza urakoze, nari nabyibagiwe. Abantu benshi mu mabisi, mu mamodoka ya private, donc amamodoka abantu bwabo benshi usanga rwose nta n'udupfukamunwa bambaye. Ubwo rero urumva njyewe nzenguruka henshi, ntabwo aba youth volunteers akenshi bo baba bari bapanzwe ahantu hamwe, agakora shift imwe mbere ya saa sita cyangwa nyuma ya saa sita, ariko njyewe nkora shift zirenze imwe. Ni ukuvuga ngo mpera mu gitondo nkageza nimugoroba, iminsi 7 kuri 7. No muri ibi bihe byaguma mu rugo njyewe sinigeze mpagarara. Urumva? Hanyuma utubwiye yuko ufite umuryango w'umugore n'umwana. Uwo muryango wawe utunzwe n'iki? Mu by'ukuri sinajya kubabeshya, birangora, sinamwe ba mbere mu bimbajije, birangora. Ariko burya Imana iyo uri mu bikorwa bifitiye sosiyete akamaro, Imana ntijya ikurwanaho. Hari igihe ngira gutya najya kubona abantu bakiri abajene n'abagabo bakavuga ati kabisa uri mu kazi keza, uri gutanga umusanzu, kuraje ahubwo. Nkabona banguriye amazi yo kunywa, nkabona nkubise 1000, nkabona nkubise 2. Urumva utwo dufaranga tumfasha kwirwanaho, ariko ntabwo ari ibintu bihoraho. Ntabwo ari ibintu bihoraho. Wigeze uca mu nzego z'umutekano ziri Mirondo, Daso, Inkeragutabara, wigeze uca muri izo nzego? Murakoze cyane. Ngende umuturage usanzwe, ariko nkaba nkunda igihugu cyanjye nkuko bari zira nzego z'umutekano. Ndavuga ariko izifite urukundo ku mutima wazo. Izifite urukundo ku mutima wazo. Yes, njyewe ntabwo ndi umusirikare, ndi umusivili, ariko mfite urukundo rw'igihugu cyanjye ku buryo numva urabona ukuntu mba nabiza akuya kaje cyane. Hari igihe akuya akagera no mu birenge papa. Ubwo rero gutanga amaraso ku gihugu cyawe mba numva nta gihombo. Yes, ntabwo ari iby'umupolisi, si iby'umusirikare, si ibyo inzego z'umutekano, ni ibyacu twese abanyarwanda. Kuko igihugu munyumve neza, igihugu si cy'abapolisi, igihugu si cy'abasirikare, igihugu ni icyacu twese. Yes. Hanyuma iyo ugeze mu rugo utashye, madamu wawe akwakira gute? Cyangwa se ugitangiriye umushinga wawe, cyangwa se uko kwitangira igihugu, madamu wawe yabyakiriye gute? Yakubwiye ngo iki? Urakoze cyane papa. Mu by'ukuri byabaye urugamba, kandi sinajya kubabeshya, n'ubu ngubu hari igihe hazamo ibibazo. Ariko ngakomeza kurwana. Ibihe bibazo kuri madamu? Yes, burya umudamu bitewe n'ibintu biba bikenewe mu rugo byinshi, hari igihe abona wenda ari umugore n'umwana cyangwa se n'undi wari wese ugukeneye, wari ukwizeho ubufasha atawubonye, akadonke ntihabura utugambo two kuvuga ati byose niwe waretse akazi ukajya muri ibyo ngibyo. Yes, utwo tuntu ntitujya tubura. Yes, ariko ndakomeza nkarwana. Urumva mu by'ukuri nagira amahirwe nkabona arabyumvise. Ntabwo ajya yahukana? Yarahukanye.
ubu ntabwo muri kumwe yarahukanye ariko ndamwigisha yaragaruka ubu turi kumwe ubu yaratuje yaratuje nubwo utubazo tutatubura ariko yarahukanye ntabwo najya kubabeshya arongera ararwana n'ibya sosiyete inyungu zacu rusange z'abanyarwanda nkanarwana n'ibyo muri famiye ariko yarabyakiriye nta kibazo. Reka dukomeze tumubwire duti akomeze kwihanganira ko turi mu rugamba rutoroshye yaba we n'abandi bari kurwanya iki cyorezo cya COVID-19. Murakoze cyane. Hanyuma reka tugane ku musozo. Aha hari urubyiruko rugenzi rwawe rw'abakorerabushake. Ni abantu bo kubahwa cyane. Ni ubuhe butumwa wabasigira? Umva urubyiruko rw'abakorerabushake ndarushimira cyane kuko bafite discipline iri high. ari abangaba tuba turi kugezaho message bajya batuka youth volunteers rwose bakabatuka natwe bakadutuka urumva ariko discipline ya youth volunteers ni sawa kabisa nkanavuga uwo munyuze aho ari wese ndavuga ati courage kandi nta gucika intege nubwo ibicantege bihari courage tuzatsinda.